Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza, nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari, natwe turakomeye turashima Imana. Ni Albert Niyonsaba, ni Baraka TV. Reka nshimire mwe mwese mudahema gukurikira Baraka TV, ababaye abanyamuryango. Nawe ugiye kubikora akakanya kubera iki kiganiro ubonye ndi kujyana na Apotre Harimana Yongwe Joseph. Reka ngushimire cyane Apotre, tubahaye ikaze kuri Baraka TV nanone. Urakoze Baraka TV. Murashima Imana. Na idigiri mini dig. Ni nona abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari mu nzego z'umutekano, ministeri zitandukanye zo mu gihugu cyacu, izo mu mahanga, abakongomani, abanyamurenge, abarundi, abanyarwanda, abagande, abanyaburaya, abanyamerika, abumva ururimi rw'ikinyarwanda bose na idigiri mini dig. Rijambo rivuga ngo gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, gutera imbere ni nonaha, gusenga ni nonaha. Ibintu byose bivuga ko kanya kabikora ko kanya. Niranzika ntigira abajyanama bayigira inama, ntigira abayikorera imibare, ninanirwa muyisibwira abana ati ndarushye. Oya, ibikora ko kanya, Imana ikabikiza ko kanya. Ageze kwa Lazaro, Yesu yahamagaye Lazaro ko kanya mu mudugudu w'Ikaperinawumu, ahura n'abikoreye agasore bagiye kugashyingura. Arabahagarika ati gahungu haguruka ko kanya gahereza nyine. Bose bariruka batangarira Imana cyane. Imana irashoboye rero, Imana irashoboye ibihe byose. Ayidigiri mini dig, twiteza imbere, twubaka igihugu, twiga imishinga, dufata ibyemezo, tuvuga ngo ubukene tubwirukana hamwe n'ubusiribateri. Hari umuntu nabonye muri commentaire yandika ngo confidence Yongwe agira ishaka kwiruta ubushobozi afite. Ariko ntacyo wumvise, kuko confidence twazitangiye tutigura. Wumvise twazitangiye ahantu mu Biryogo, kwa bibi mu Biryogo, imbere y'isoko rya Biryogo, turya amandazi y'ijana, tunywa n'igikoma. Ari byo turarira ko tubanga izi restaurant, kurarira amandazi, kurarira igikoma, kurya muri izi restaurant zisa gutya, ntabwo tuzabyemera. Izo confidence rero zitugejeje mu mahoteli akomeye, zitwurije indege, ziduhaye kuba mu buzima butandukanye cyane. Ahubwo ngiye kuzongera ayidigiri mini dig. Apotre, mwamwe yagakoma mukanabivugira kuri kamera. Agakoma hari restaurant ujya kuryamo, ukinjiramo ubanje gucunga ko nta ukubona, wanajya uri kumeza ukajya wubitse umutwe gutya mu isahani kugira ngo batakureba. Umuvuga butumwa wakubiswe waramwaye usa nabi. Imana rero yaratumwakuye, twaramwaye, Imana yaratumwakuye, twarasuzuguritse, Imana yadukweye igisuzuguriro, twari ibisenzegeri, Imana yadukijije bikomere. Tubaza umuceri umbi, tuzanga ko tuzarya umuceri tuwage, tuzarya ku ifiriti twumve, tuzanywa icyayi twumve. Imana idukiza umwaku rero, iratumwaku. Apotre, nibuse cyane, reka nitse ku ngingo nshaka ko tuganira. Muri no minsi menya ari y'umwuka wera yampaye, nibishaka ko tigarira cyane, nkanayisanisha n'ibyo gikunda kumbwira uti ngewe urugo ntago rwasenyuka kandi ureba gutyo ntago ntacyo naba maze. Reka tuganire ku ngingo y'ubusambanyi. Nawera tutazanye ingingo y'ubukristo sukazana y'ubusambanyi. None se umukristo, abantu ba YouTube babaye umukristo usambana abwo abakira umukristo, wese tukazana ingingo isambana. Hari abakristo basambana. None se ahantu bitaba abakristo baragwa. Wumvise biriya bango kandi nibagwa ntabwo bazarambarara. Yego, barasitara. Nibaga mu cyacu ubusambanyi bazasitara, ntabwo bazarambara. Hari umuhanga wavuze ngo inyoni yaza ikamugwa ku mutwe, akazamura amaboko akayirukana, ariko ntabwo yakwemerera ko inyoni izana ibyari mwarike ku mutwe. Inyoni rero yagwa ku mutwe w'umukristo akayirukana, ariko ntabwo inyoni yazana icyare ngo yarike ku mutwe w'umukristo. Yego, tudatinze n'ubundi birahura na gikristo, kuko turagenda twinjiramo. Hari abapagani tubisanga basambana, hari n'abari mu rusengero bagwa mwayo moshya tukamumenya. Kandi biriya hari kivuga ku busambanyi cyangwa hari ubwegeze buboneka kuri biriya ku buryo tutavuga ngo ni ibyadutse ubu ngubu? Birabango gusambana ni icyaha. Ni icyaha gikorerwa mu mubiri w'umuntu. Ikabivugaho iki rero? Ni icyaha kibabaza Imana nyine, kuko ni icyaha gikorana abantu babiri bahuje inama n'ibitekerezo. Hari ukugwa mu ikosa wariteguye, hari no kwibona mu cyaha. Ni ikintu abantu bakora kitanezeza Imana bakiteguye.
bakiteguye bakavuga ngo tuzagikora bakagiha iminsi bakagiha amatariki bakajya bakagikora. Ni icyaha rero Imana yanga urunuka. Kuri mwebwe mubona abakristo b'ubu batinya icyaha nkuko biri bidusaba? Abakristo batinya icyaha, ega Yesu yaravuze ngo nimureke urukungu rukurane n'amasaka. Ntabwo rero dushaka kuba ko abakristo badatinya icyaha, kuko ubutumwa twababwirije nubwo tubabwiriza tubakangurira kubyihana no kubireka no kubihunga, tukanakangurira umukristo wakiguyemo gusaba imbabazi Imana, kumva ko yababaje Imana, kandi tukanerekana n'ingaruka icyo cyaha giteza. Apostle, iyo umuntu avuze ati nge nasabwe gukuramwo inda n'uwayinteye ku cyawe giti, iryo jambo ryakira uti? Ninde? Iyo umuntu avuze ati nasabwe gukuramwo inda n'uwayinteye, ni igikorwa kibi. Mbere yo gukuramwo inda abanza wibaze ukuramo ninde. Ibaze uri umusore hanyuma ukagwa mu cyaha, uwo muguye mu cyaha ukamutera inda, noneho wibaza ibyo. Icyambere, iyo umukobwa yabyaye ntabwo aba cyitwa umukobwa, aba yabaye umugore. Umusore nawe iyo yabyaye aba yabaye papa w'umwana, ntaba akiri umusore. Nubwo wajya ukimaringa ukagira gutuka ugasokoza ukiyogosha ugakubitamo udusiperesi utagira gutukihindura, uba witwa papa w'umwana. Uriya mukobwa yitwa papa w'umwana, n'uriya wabyaye yitwa papa w'umwana. Umukobwa yitwa mama w'umwana, uriya mugabo nawe wateye inda yitwa papa w'umwana. Kuba rero papa w'umwana, umwana wamwishe, cyangwa ukaba mama w'umwana, umwana wishe, ntabwo ari byiza. Ni icyaha cy'urukozasoni. Ubukoze icyaha kikubye 7. Ubugome. Wakoze icyaha urasambana. Umaze gusambana ugeretseho no kwica umwana, kandi rimwe na rimwe wishe n'imfura yawe. Niba atari imfura yawe, wenda uri umusore warabyaye benshi, ni imfura y'uwo wateye. Kwikora mu nda rero, ntuzi igitutsi igitutsi batukana abapagani ngo ntukikore mu nda. Kwikora mu nda nukumena amaraso y'uwo wabyaye, kirazira, ni umuvumo. Kandi icyaha cyo kwica iyo wishe umwana wabyaye, nubwo wabyara 7 nyuma y'uwo, aho uzaba uri hose uzajya ubona uwa mbere imbere yawe umubone mu ishusho y'umwe wapfuye. Nubyara undi umubone mu ishusho y'umwe wapfuye. Wa wundi wa kabiri nakora ubukwe ujye wibaza ati ubungu na wa wundi mba naramushyingiye. Wa wundi numujyana ku ishuri ukurikiye uwo uvuga ati ubungu mba mfite 2 mu modoka, wa wundi naramwishe. Ni icyaha kigukurikirana iteka n'iteka, kuko ishusho y'ayo maraso y'umwana ahora gukurikira. Ntabwo ari icyaha cyiza. Ese ubundi wateye umuntu inda ukabyara cyane cyane ufite n'ibizamutunga, ni fiyeri. Gusambana ntabwo ari fiyeri, ariko gusama inda wumvise wayitwite baguteye inda ukayibyara ni fiyeri. Ngo rero kandi bano bana nusoma muri Bibiliya, abana bose bagiye bavuka muri ubwo buryo. Hakabaza operation zo kugira ngo base babice, cyangwa bakavuka mu buryo bw'ubumaraya. Kuri baye futa, kuri baya wumvise baya besi, bose babaye abantu badasanzwe. Uyu mwana rero uvuka akaba impaka 2, bati tumwice yikuremo ntuyikuremo. Babami babikomangoma, ba bishop, ba genero, babacuruzi, babaherwe, kuko Satani aba yarwanye cyane kugira ngo bapfe. Imana ikarwana cyane nayo kugira ngo babeho, bakora ibitangaza. Kwiyicira umwana rero aguteye inda, niba umuntu aguteye inda akavuga ngo ntazagushyigikira, akaje karemerwa, mubyare umurere. Kandi reka nkubwire, ushobora kwanga umwana ari mu nda, ariko yavuka wabona amazuru yawe, wabona po yawe, wabona musa, aho ugasigara wa wundi watangiye ubwira mama w'umwana ngo nakuremo inda. Umwana avutse ugatangira gushwana na nyina ngo naguha umwana, kuko wabonye ubwiza bw'umwana. Arubera umwana araryoha. Uzi umwana ageze mu mezi 9, mu mwaka n'amezi angahe, atangira guseka umureba, yo atangira kuvuga, ntacyo wabona waha umwana. Umuntu rero wafata decision yo gukuramo umwana abahimutse. No, abahimutse. Ariko haraho tujya tubibona abasore bagafata icyo cyemezo, kabwira nk'umukobwa ati abo ntabwo ari abasore. Abasore umusore uzimana, abo nabapagani. Umusore uzimana yica umwana. Umukristo yakoze icyaha akakigwamo agatera inda, ntiyagerekaho ikindi cyo kuvuga ngo arakura mwina, yamubyara. Itorero rikamuhana rikamubabarira, kavuga ati nabyaye.
kandi nanone ikindi gihe ari cy'ubutware sibyo wateye umuntu inda uri umusore sibyo mugakundane yagusuye muri ya geto yawe uramutekera murabana muririranwa kuwa gatanu umuteye inda iyo nditumye umwanga uramwirukanye wihinduye nk'umuntu utamuzura mwanzura mwiru nta makosa akomeye none se ubundi waruta mama w'umwana nindi waruta mama w'umwana ngo namuteye inda ngo kubera gisida none se inda wamuteye yanyuze mu gikoma yanyuze muri fanta yanyuze muri burusheti mwaryamanye ubyishimiye umukunda sheri shushu bizu I love you sweet utugambo twishi watumuteye udukadura tumuha umvise aragukwa bizu umutera indi muraganira none arakubengura twita ati genda akatsindwe nabwo wakije umuriro warabikoze niyo warabikoze mera umvise ubugabo rero nuguhagarara ku cyo wakoze kubango iki kintu nagikoze kama mbaye ahubwo je umve kabati ni wibesha umwana wanjye nkamubura nzakujyana muri polisi mugabo arahita kubwira ati jewe urankuriramo inda wowe urashaka kunyicira umwana w'agakobwa we urashaka kunyicira umwana w'agakobwa ndabwira leta umwana wanjye nimubura ndabwira ugahamagarana nyina w'umukobwa nazo hata umukobwa wanjye aratwite nzamukwa mfite ubushobozi ntanyicira umwana ibyo nibyo bugabo nibyo mugabo kandi ugahita utangira kuko wanateye inda ugahita utangira gusezera n'ubundi bukobwa bwazaga kukureba muri geto ukagenda usezera ubundi uti no hari utwita umwana wanjye ubwo nibwo bugabo ahantu rero barabeshyana mu rukundo ngo ndagukunda urukundo rwihanganira byose iyo wateye inda urihangana urukundo ntirutekereza ikibi nirutekereza gukuramo inda y'umwana wawe urukundo ntirugira ibyarwo bimwe ufite wateye inda ubisangira n'uwo wateye inda ubwo nirwo rukundo tubwira abantu hari abakorino ba mbere 13 hari umuntu wambwiye ko azaguhitura ariko akarinyuzaho wasengeye asubirana n'umugabo we umva reka mubwize umva ngo kuriraga ku kirenge ntaryo niba gusa yambwiye ko njya azatuma nkabikuzana kuri kazi hari umuntu nasengeye Imana imusubiza umugabo rwarasenyutse none ituro ngo ntaryo uzazaho ariko urashoboye ufite imbaraga zo umuntu warya ituro rivuye i Burayi umukristo wowe uzaryohere naribonye wowe uzajya ari guhituro hanyuma uzarije uzandota mu nzozi no wandota mu nzozi ndi kukubwira ngo zana abariye ibyacu barabiriye ubu amavuta ubu muhamagaro turimo ntabwo umuntu yarya ibyacu je nasengeye umuntu ndizera ndiyaminiya ndabanga ukigabo cyagutaye ngiye kugitegeka kigaruke ngiye kucyambura shuga cyari cyaratwaye n'ikiryama kikurote feva y'Imana yongera kugarukeho mba n'icyambara ishati cyumvuri mu ishati ngiye kuyitandukanya n'ubukobwa bw'ubwomanzi n'abagore b'ibyomanzi nyikugarurire mu cyumba cyawe ku gitanda cyawe ku buriri bwawe kikubwire ngo sheri kiguha ibyo cyari cyaragutwaye nurangiza nunyoherereza ituro nurinyuza kuri aruberi arirye ariye byinshi bazakumbaza yarambwiye nyine yambwiye kuntu nzagenda ngo nawe mbigutegura ariko rero abantu bari guhamagara kugira ngo abantu bari gucira numvise ubamya mu gitondo abakobwa bari gusubirana n'abafiyase abagore babagabo bataye umva abagore bari gushima uzareba ahubwo mu minsi iri imbere waje gushima mu rugo yege munyuze amaturo nyashire yewe oya ntabwo ari umudiyakoni wanje nomero yanjye ni 0788 54 niba umugabo yaragutaye ndamutegeka garuke mu rugo niba ufite umusore uhora wirukankaho yatumye zinuka abandi basore bose ndamutegeka kurongora niba waratakaje ibyiringiro ndagarura ibyiringiro byawe niba watakaje ubusugi abasenga busubireho oya iby'ubusugi byo simbizi ubwo bugaruka icyabaye isugi iyo umuntu yatakaje ubusugi niyongera kubisugi cyakora arongera akabuwa mu mwuka iyo watakaje ubusugi bw'igikristo kabisugi muri Kristo Imana ntibikikubaraho ibya mbere kuko wabaye mushya muri Kristo Yesu naho mwisi rero yo wabaye isugi ukabyangiza ntiwongera kubisugi ariko bana bagabo barwaye iki bana mugaye benda bakurusha abagabo barwaye iki abagabo barwaye iki ingo ziri gusenyuka mugabo arabyuka mu gitondo agahura n'akana kagatwara gatabana batanu abasore byabananiye gufata icyemezo arakunda umugabo ubungarutseho nakumvise
ndi gushakisha nomero ya mama wawe ndi gushakisha nomero kandi umva abasore mushaje nka Ruberi mu minsi iri imbere ntabwo bazongera kuma kamera zabo kuko amafaranga murayafite maze kubimenya akazi mwarakubatse maze kubimenya sibyo basanga rero ngo nzarongora ngo sindamubona mururumba abandi bari kurongora abakecuru ari umusore kabanga umukecuru ubwo afite akazu kiwe afite udorari twe tinubwo yaba acitse izuru ndarongora umukecuru ugasanga umuntu ari kurongora muri umuna wa mama sanga umuntu ari kurongora muri umuna mama abajeni dufite bari kurongora bari umuna ba mama wabo hano umuntu w'umujeni ukiri umwana rwose ntatinye ko mva ni batinye ukabona ari gusomana na nyina n'umuntu ungana na nyina cyangwa ukurikira nyina kuri kamera ati sheri shushu switi bakahatwika cha muzabana amezi 6 imyaka nyuma y'imyaka 2 uzatangira kubona ari umukecuru nyuma y'imyaka 2 uzatangira gutereta umva abana biwe cyangwa abuzukuru biwe polisi zagutwara ujya kwambagiza umuntu ungana na nyoko gute abakobwa barabuze mu ngana umusaza ku musaza umujeni ku mujeni umukecuru ku mukecuru noneho ndabivuze rero kareka ntago byavamo gute mwese imbaraga umuntu atiza uyu umuntu ajya kurambagiza umuntu ungana na nyina none ukutsa amenyo umusore nkawe w'umujeni ungana gutyo ukanzanira fiyasi ukutsa amenyo w'umukecuru ngo Imana yabibabwiye Imana sishira isoni hariko mwari muzi ko Imana igira umuco Imana yubaha umuco Imana yubaha umuco wa buri karere Imana igira umuco mu marangamutima Imana igira umuco nikora ibiteye isoni nikora ibyo abantu bagaya ko n'umusore w'umujeni w'imyaka 27 yarongoye ari mu rukundo n'umukecuru w'imyaka 52 ungana na nyina ibyo Imana irabyemera hari ibintu bitanditse muri Bibiliya ariko mu muco yabikojeje isoni banavuga ati kare agahungu ati kakurikiye inzu y'umukecuru kare agahungu karashaka visa no abo bagore bageze mu rwego bateretwa abo bakecuru muri guteretwa n'usore mwamamagaye nk'abasengera Imana ikabaha abagabo b'amacigisha bibikwerere bakomeye bangana nk'abo ubwo buso muntu w'umusore acatinga n'umukecuru gute ariko umukecuru n'abasore banze gukura amaboko mu mifuka babashaka kwiba abakecuru kwizera kwa basore ugasanga gushingiye ku rupangu rw'umukecuru gushingiye kuri viza umukecuru azamuha ugasanga umusore agiye kwibamba ni ukujya gutera kwibambagiza ndakoresha igihe kinyarwanda kwibambaza ugasanga umusore yagiye kwibambaza ku mukecuru umukecuru w'imyaka 53 umusore w'imyaka 20 ari mu rukundo ari gutereta ubwo sibyo Imana ibibyemera hayo ni amahano mayifure abantu babana kugira ngo bunganirane bunganira iki umukecuru udafite imbaraga wowe umusore umukecuru waciye imbyaro urengeje 45 umusore amutereta kubera baradobuta umva mama ni inzu yabashaka ni inzu yabashaka ni ikibanza cyabashaka n'udufaranga twabashaka numara kumugurira akamodoka ukamutera amafaranga akarya gahaga aratangira amafaranga yabajye mwaba ayarambagize mwabana batoya agakecuru ahirikiraho ntuzamamagare ngo ngusengere wamamagaye nkagusengera Imana ikaguha umugabo ikagushumbusha umugabo mu ngana wo mu myaka yawe ubwo baraza kunyataka umuntu arongora uwashaka muri iki kibuga muri uyu muhamagaro maze kubona abajeni barongora abakecuru bikarangira nabi bikarangira muri gereza bakaryamana amezi 3 umusore akavuga ati ntibivamo ati uyu muntu ni umukecuru maze kubona abakobwa barongorwa n'abazungu bashaje akagaruka kubwira ati ntibikunda pasiteri ati turaryamana nkumva ni umusaza ati turaganira nkumva ibitekerezo byabaye nk'iby'abana kubera gusaza ati rwose ngiye gushaka wumvise ati ibi ntabwo nabivamo yamaze kubona ibyangombwa yamaze kumwiba agasaza kagasigara gahwinina agakecuru kagasigara gahwinina ibyo bintu rero
pastor akajya ari imbere akabisabira umugisha rero mukecuru w'imyaka 56 hanyuma n'agasore k'imyaka 28 bigahabwa umugisha cyane rwose bagasaba agakobwa ngo n'uburenganzira bw'abantu n'abakecuru ku bakecuru basigaye barongorana n'abasore ku basore n'abasaza ku basaza ishano ryaraguye ayidigiri mini dig kwihana ibyo bizira no gusohora abo batayimoni ni nona uzahangana nabyo uzabishobora inde wowe tuzavuga tugere na Yesu birema byose by'Yerusalemu n'ibyakize n'ibya by'Isamariya ni Kaperinawumu byarahagumye ariko nyine nzatanga agakorogoshwa kanjye mvuga uko nshoboye umbise n'ibisore by'ibigoryi by'ibinebwe umusore ufite amafaranga ufite imodoka yuzi business uzi gukora yajya kwishora ku mukecuru wakutse amenyo ngo sheri shushu akareba feri umusaka ajya ngo sheri umukecuru ngo feri ayita feri kubera ko ayimenye nyuma yakutse nawe ngo ufite fiase ngo warongo ukavuga ko uzicarana mu nzu uzasohokana n'umukecuru ku mazi ari kumwe n'abakobwa bafite amatayi basa neza ba 28 uwo mukecuru urumva azakwizera gute ejo uzarongora umwana na nyina kubera yuko wanze kumva niba ari umukecuru mure mubwira gusapotinge agushyigikire mubwira uti mbera mama naho kukubera fiase ntibiryoshye harabo mbona batwitse nyine abakecuru na usaba umuntu n'umukecuru yiyambisa utwenda tugufiya yiyambisa udupataro yiyambisa utujipo yari no umukecuru nubwo yagorora ingendo nigororoka Humbise nubwo yakwitera ka makeup mu maso uramuntu ukabona yarashaje nubwo yagorora imisatsi ntigororeka nubwo yatereka amabere agashaka amasutiye yandafunga amabere yabaye amasogisi nibikunda emera ko ushaje mukecuru nuze kunuka dore nanjye mfite uruhara emera ko ushaje hari abakecuru b'ikecuru yenyine bintu ngo gusaza ni mu mutwe gusaza ni mu 65 urashaje 50 ninga ngurashaje se kuki abantu badashaka kwemera ko bashaje ni viziyo viziyo iyo viziyo se washaka umusaza mujyane muri viziyo Rwanda rusaza umuntu yemereye ku Rwanda ruryoshye cye ntabwo nemera aba bakecuru bari muri social media birirwa bahatwika n'aba bari kurongorwa n'udusore cyo n'ugushize Kristo ubwambure bw'umukecuru agasore kabubona gute ahubwo ministeri zibishinzwe zije zibahamagara cyangwa n'iryo tegeko bazatubwire tujye mu nteko kuri tora ariko waburenga no nanjye uburenganzira bw'umuntu umuntu abana n'uwashaka mu muco ntabwo byemewe mu muco ntabwo byemewe mu muco ntabwo byemewe n'ukwica umuti ubonye igicecuru kikagura nk'indege ntiwaguka inde igicecuru cyayiguriye igisaza mugenzi wacu mbonye nk'igicecuru kikangurira indege natabana indege ndayifite ikomesha umugore wanjye iyo ndi kumwe n'umugore wanjye n'abana tuba twumva turi mu ndege indege ya mbere ni ukubaka umuryango uri kumwe n'umugore n'abana muri kurya munezere muri kumwe uba wumva n'ubundi mwicaye mu ndege y'ibyishimo indege y'umukecuru wakutse amenyo nayibe njye kubwiriza ubutumwa no kuyimpago mu mugabo wabo no ntabwo bikunda abantu nibakizwe ibyo bereka rube nubone ukomeza uko nguko je unumiye mu ukukambira ko warongoye umukecuru ntabwo nabuta ntago ari umukecuru ariko ntabwo nabuta warongoye umukecuru ese abasore ni barongora abakecuru abakobwa b'inkumi bari mu mujyi bajya bazarongorwa n'abasaza se bari bashaka abakobwa abasaza nyine n'abasaza nyine n'abasaza bashaka kwisazura nibisazu none shabyihorere wamwe ubu aburi umusaza w'imyaka 68 ukarongora umwana w'imyaka 23 kumva uzamushobora ntabwo akunze ikizu cyawe kugira ngo nupfa azagisigarane akunze imitungo ya kugira ngo nupfa azagisigarane mubana mu nzu gutya ariko harimo ikibazo gikomeye aharadahari cyangwa murabana umubeshya beke narangiza ajye gushaka abapfubuzi bamupfubure Nusubwiye n'iki kabasaza bose batagira werekeraho no umusaza ku musaza umukecuru ku mukecuru umujeni ku mujeni ibyo bindi rero babyubatse ngo n'uburenganzira bw'umuntu umugabo ku mugabo n'uburenganzira bw'umuntu ukumva hari igisore duherutse kuganira kirambwira ngo nubwo umuntu ngo kiramutse kibonye umukecuru ufite amafaranga ngo nubwo yaba acitse izuru ngo ntabwo cyabona izuru ricitse ngo so harimo urukundo
ntarwo pe ngo umukecuru nubwo yaba afite amafaranga acitse izuru ngo ntabwo nabona ko izuru ricitse ndakene abantu uri umunebwe kakizwe uri umunebwe wa mupagani wumva ibintu uvuga wiyaturaho ayidigiri mini dig tangiza umushinga ukore uzabona amafaranga ayidigiri mini dig tangiza umushinga ukore ushinge business zizakomera ayidigiri mini dig oya tangira akira confidence zo kumva ko uzabona imodoka itakomotse ku mukecuru warongoye akira confidence zo kuzubaka amazu ukubaka amazu n'amazu amamodoka n'indege wayikora kuko kumva ucungira ngo nzashaka igikecuru nzinjira kwinjira bihira bake kwinjira bihira bake unanirwe gukora wirirwa ushakisha ngo umukecuru uzinjira bihira bake unanirwe gukora ubangura shakisha umusaza uzinjira hari igihe uzamwinjira gutereza rubaga impanda akwanduze sida akwanduza ibirwara 12 arwaye ufe nayo mafaranga utayari ntibabikora mu bakobwa inde ntibabikora no mu bakobwa izo rwara inde uwo musore babiretse nibabireke udashaka kwandura nabireke nibahunge za ghetto nibyo navuze ejo bundi usanga ikintu cy'igisore kimaze imyaka 12 kiba muri ghetto cyitekera igisore cyatetse ubugari kikisongera ubugari uzishano niba hari ibintu biteye iseseme binuka wumvize kubona igisore kiri koza ibyombo cyaririye umusore akitekera koza ibyombo akikoropera akisasira akiza kubona igisore kiri muri ghetto yacu kiri gukoropa ghetto yacu etse kibana yakugirire neza wakireka wowe twebwe natwe Imana itaragira neza wowe se ushaka izakugirire neza yakoze ubukwe mfite amafaranga nk'ayawe narongoye mfite canu nkingi yinjiza amadolari narongoye mfite nari mfite Yesu mfite na confidence nkajya mbwira umwene nzabwiriza nkugaburire nzahanura nkugaburire nzirukana abadayimoni ngira igikundiro nzaba mwarimu nzaba pastor umugore mutunga muri confidence bireme nawe ufite amafaranga warangiza muri ghetto kare musore witekeye inyama muri ghetto akagura ikiro cy'inyama akamenya uburyo ebyiri uburyo ashyushye isose akarya umushyushyo w'umuceri mu gitondo uwo wamujyana mu rugo ukazamushobora uri umukobwa ni yindi se abafite abadayimoni barindwi abasore muri ghetto mwirirwa muri ghetto mwose ibyombo musonga agatsima mwafashe ibyemezo mu karongora Imana hari ubwo yasinjirije Adamu imukuramo akabati cyangwa igitanda no yamukuyemo urubavu imuremera umugore iyo ubonye umugore uba ubonye inkingi y'iterambere iyo ubonye umugore Imana hari imigisha itangira kuza kuki umuntu yasazira muri ghetto Aposa katwitibira abantu kwa gatatu mu materaniro ni hano kuri Ararume Center ni ibimvuga iyo wageze ndagushyushyuye turambagiza ubukwe nkabo gukorera iyo wageze ufite diamond ndazikwirukanira iyo wageze ufite karande ibyiyumviro ko banguzarongora umukecuru ry'amafaranga utakoreye umva nguteramo confidence zo gutangira gukora twirukana inyatsi na karande imivumo ayidigiri mini dig abantu barakirera kuva isaa 3 kugera isaa 10 Nyengundo bamya bwawe bwashije nibo twaturi kuganira ukumwe uti nje rwose ibintu byari bimeze nabi urukumana urugero rw'umuvandimwe wacu Mutesi atariko sinengeze nibura confidence nawe urukumbwe ati Mutesi namugushimira kuva kera rwose yajyaga ibitekerezo wabikompara n'uko asa Mindese Pastor Mutesi usha uri yazaguma avugura yase wamuzimye niyo mpamvu ujya wumva nirinda kuvuga byinshi uri yubonye umuntu utazazima ntuvuga byinshi buriya ntabwo nshobora kumuzimya kuvuga ntabwo mwavuga ngo muzimye n'igihugu cyose mwavuga uriya yigirira icyizere afite confidence ntabwo yazima kabisa ntabwo yazima uravuga kandi yazavuga rimwe gusa ukumva arabirangije mujye mureka rero kuvuga abantu bafite kuri confidence kandi uriya ntabwo wamukoresha ibintu adashaka nubwo wamuzirika ugacana itanura ry'umuriro yaguye ati genda bifatiye icyemezo kama mbaye bene rero kwirirwa uvuga no kwiteranya nawe yeye muri Canada kabisa ntabwo nzaho yagiye simbizi nitwajyanye nimukajye mu mitego yaba yaragiye muri Canada ni kwisi yaba yaragiye muri Canada nta hiti irimo ni kwisi yaba ari mu Rwanda nta hiti irimo ni kwisi hose aracyarwana intambara zo gukorera Imana nasohoye mbere ahubwo vita zirakomeje
si kwisi se ngo ubundi se kuba abantu bashyuha ngo yagiye hari umwana hari uwo yagiye yambuye hari ribu hari gereza yahunze niba yagiye agenda amahoro niba ari no mu Rwanda amahoro ibyo ni ibisa nta hiti birimo nazagende nta hiti za ibiganiro ng'umuntu yagiye abagiriwe bajya baragenda mama ese mwavango yagiye mukanya mukamubona ari hano uriya kuvuga ibyo mujye mwitoza uriya ari ya mini ya wangu uriya ni mugora azibya akora kwa gatatu rero abantu bazaze mu materaniro hari abantu batazi kuri social media bazi kuvuga maze kubona ubwo nubwo navuga inshuro 500 ntibashobora kuziba ese pastor mwampesheje umugisha harimo bantuza bamwe navuze bande uyibeshye uyibeshye bande Claude Claude subona yazima sha uriya ni yazima kubera iki reka azi kuvuga Surubona wamuzimya wamushobora sha naravuze nsanga ntiyazima ndasakuza nsanga ntiyazima none ahisemo kwicecekera ariko arakuba yahita agenda cya Claude inde suri ari muri social media sha uriya ntiyoroshye nawe naramuganuzi kagiye we oya uriya ntiyoroshye ari hariya mwihorere ntiyoroshye rese urabona wamuzimya uriya aravuga nawe ntabwo yoroshye tinya umuntu abantu bose bavuga nawe akavuga nubona umuntu abantu bose bavuga nawe akavuga kabanya kuvuga uriya nagabanyije kuvuga nasanze atazima ni yakerera umwesheje umugisha nane oya no kurangiza ibibazo apasa mu materaniro mu rukona rigenda abakristo bari kwitabira nta kibazo abantu bagomba gusenga ariko abantu babura gutariko hanu nabwirije ubona habura abantu oya abantu bakeneye gusenga bakeneye ubabwiza ukuri bakeneye ubahanure bakeneye ubatura amagambo akomeye bakeneye ubaduduya singa bakeneye ubirukana abadayimoni bagakiza nimvuze mu kanya ngo wamesheje umugisha uwese kama nk'amadolari 100 oya kise bibaho ika niho mwayobewe ni abakristo mu Rwanda mwayobeye mufitiye ubuyobe pastor abakristo amafaranga ahubwo ngiye ngo itura eri yageze Serefati yasanze umukecuru amubwira ati mfite agafu gakeya amwe ati zana agafu ubwo kora mu mufuka natura umugisha canu nyitange Burayi itange muri Amerika kiri ibintu ku murongo pastor amafaranga mwe muhura n'abakozi Imana mukabarebamwe amafaranga ubwo mubarebemwe amasengesho nabo babarebemwe amafaranga mubahitu hari ibintu byo barakwa Kristo ubungu bikagutungura bikagutangaza cyane twishi n'utuntu twishi uri kugenda mu nzira wahura n'umukristo ngo Yesu ashimwe past ukumva ni ubushizi bw'isoni kubera iki mu muco w'abanyarwanda umukura sohuza umuto hanyuma wahura n'umukristo ati wampaye amafaranga ukagira ngo baraguzanya ibyo ni ibintu byo kutuba ngo pase ngo wampaye amafaranga neza yakubasha nuko byagenda nuko yaguha ntabwo bibiri ibyemera ntabwo bibiri ibyemera zikakazima bizagera tugaba oya ntabwo bibiri ibyemera pastor ni muhura pastor ni muhura mubonemo uko afite umugisha yaguha ko yagusabira umugisha mu izina rya Yesu uti nsabira umugisha pastor agusabira umugisha witura ngo pastor ngo mpa amafaranga z'amafaranga yake twebwe dufite isanduka duhetse isanduka y'Uwiteka ibyo twatuye ku bantu biraba nibyo aturejo nzashingirwe inde naturejo gushaka nimero ya mama ngo mubwire impamvu naragiye naturejo uzashingirwe gushaka nimero ya mama uyimaze iki shara umuntu hamwe ngo natura azashingirwe ngiye mu mwuka mbone yarongoye niko ati nsengera ejo nzashingirwa nkeneye fiance ariko na Yesu byabayeho yasanze umuntu kwiriba musaba amazi arangije arayamwima mubwira ibinzangaruzi hagati y'abayuda n'abasamariya Yesu aramubwira ati ufite abagabo bangahe arangije umugabo yabango nari atari kuri abwira umugore atari ko kiriya mbona kiryamye mu buriri cyo ni icyahe nawe ngusengera uzarongore kuko utararongora se ariko uritonda uragerageza nta kugerageza nditonda uritonda ngo narongo byandika
ubona rongo yabyandika ntabwo yakwisebya yaba abuze ubwenge ntabwo yakwisebya kurongorwa ni kwisebya inde abantu bamenye ko kurongorwa ni igihe byanyuze mu rusengero no mu mategeko mu miryango nibyo bita kurongora wumvise gutanga umugeni hanyuma rero ibindi babyita kwishingura kwishingura gehinomu ibyo gusambana nge rero sindasambana sindanashyingirwa ngo bice aho ngaho ariko naho twabipimira warabikoze ntaho twabipimira kereka jyewe uba uri kubireba wabonye iki ninde wowe jewe icyo ndi kureba se ugasiha agasawuzi icyo ndi kureba gasiha agasawuzi gasiha agasawuzi nise jewe ako si ko nivugiye ko ndi kureba gasiha agasawuzi ijoro riba ruwariraye utararirara yaribarirwa naryo naraye gasiha agasawuzi pasa dusoza ikiganiro mu biganiro nk'ibyo byose twavuze inama niye kwabo basore bari kujya kureba abakecuru abasore nibakura imifuka amaboko mu mifuka bakora idigiri mini dig basenga Imana umukiranutsi azarya ibyiza bivuye mu maboko yiwe wowe kumva ngo uzarya iby'ubusa wowe kumva ngo hari abashaje ngo ubuzima bwawe uzabushingira ku mukecuru urya iby'umukecuru yaruhiye gatatu nibisungane ahari urukundo hari umugani uvuga ngo ahari amahoro ngo uruhu rw'urukwavu rwisasira batanu ahari urukundo iyo abantu barongoye bakundana Imana ibaha umugisha ikimenyetso ni jewe ikimenyetso ni papa wawe na mama ikimenyetso ni abaturanyi duturanye batangiriye kusa bubaka umwe n'urukundo Imana ibaha umugisha ariko posa sinzi ukuntu wabigenda ibyo biramutse byubatswe ingo ntizakongera gusenyuka divorce zagabanuka ubwicanyi bwagabanuka amarozi yagabanuka kuko hari ubuhamya buhari bw'abantu bagiye barongora abakecuru bakabica kubera imitungo yabo wumvise hari ubuhamya dufite bw'abakobwa bagiye barongorwa n'abasaza bagera mu rugo bakica abasaza wumvise kugira ngo begukane imitungo yabo kuko bacanze ivangamutungo ahari urukundo rero niwifuza uwo mukundana gupfa abantu nibakore amaboko mu mifuka bakore icya kabiri abantu bitinya umuntu atangira urugo mu bukene Imana ikazabaha umugisha abasore nibashoke mu manegeka muri za geto birirwa badutereramo abana inda nibarangiza bubaka ingo Imana ibashyigikire niba umuntu akodesha inzu y'ibihumbi 120 agakodesha inzu y'ibihumbi 80 akabarya 3 ku munsi yabisangira n'umugore nika pose ari ikintu ushaka tuzakora yego ndashaka ko uzategura impano nziza ishimishije kwe ku mutima twayagushimira mama Sanda ukuntu yakwakiriye umeze ukuntu yagukunze umeze nawe uramunteshe nawe uramunteshe nari imeze gute kandi arubere icyo bintu nawe cyo kwinjira mu bintu by'urugo rwanjye ndakwiyamye nari imeze ahubwo uzagenda umubwira uti mama Sandara tegura impano na Sandara ushimire papa Sandara Imana yaguhaye umugabo utyaye w'icyuma ufite confidence cyese nari nyine wangu namubwira ngo shira amazi kumbabura ntacyo guteka gihari mfite confidence ngiye kukuzanira ibiryo kandi nkagenda nkabizana numva warukize warukize umwana hari umunsi byari bimeze nabi nageze mu rugo nsanga amabukwe yaje kumusura ari gusenga ngo Mana reba uburyo umwana wanjye yananutse reba uburyo uyu mwana ameze uru rugo niba rwaravuye mu bushake bwawe Mana gira icyo ukora n'umukoro wanjye nkumva ari kurira cyane nari mfite amakara y'ijana n'agasukari n'utuvuta n'agakaro k'umuceri mita nkati nyuma y'umuryango ngarukira ku muryango mfunga feri mita mbishyira mu
gikoni ndiruka ngaruka mabukwe yatashye mabukwe nawe warihanganye Imana iguha umugisha kwishingira umukobwa wawe na data bukwe nzaza kubasura muri ino minsi mwababyeyi muragahuraho murakarama yego ibyo nimbuze nyamara biraza kugaruka ahubwo nzajya gushimira data bukwe na mabukwe bamumpaye oya nzajya gushimira data bukwe na mabukwe bamumpaye nawe n'ubundi yaranshakaga yarafitiye yerekwa yarabonye ko nzakomera ko nzagera kure ko ndi umutsinzi ko ndi umunesha ko ndi umunyema yarafitiye yerekwa rya Yongwe TV yarafitiye yerekwa rya Yongwe FM yarafitiye yerekwa rya Yongwe Hoteli yarafitiye yerekwa rya Yongwe Coffee yarafitiye yerekwa rya Hore Buhori Church yarafitiye yerekwa rya Yongwe Air avuga umunsi umwe uyu mugabo azangurukana anuri Burayi mu ndege yacu ngo mbere ngo Apotre yajyaga abwira umugore ngo kandi ngo nzaguta umugore nawe akavuga ngo nanjye nzigira iwacu oya twarashwanaga kubera inzara agahita ambwira ati jewe ndigendeye nkabona sinzi igikapu my friend nkahenda ariko wambabariye koko urantaye muri ibi bibazo koko nkahenda ariko nanjye rero nkajya mbwira ni jewe ndigendeye nigiriye kwa tante ni umudiyakoni wo mu Gakinjiro wankundaga wumbi ninigiriye kwa tante n'ubundi ni kwa Janvier n'ubundi niho niberaga ariko mubwira kubera inzara ubungubu rwose ntiyasohoka ambwiraga ko uzajya ariko ushira isoni kabisa ati ubu nacaye n'aba bana ati ngenda teshatu none nagiye ntabwo ari kwa kundi ati ahubwo nahita nkura inzu hano hafi sha kwagabana nanjye ngahita mbwira ariko ubwo ubundi wanyu wakwemera se wajya he se ubundi wasiga abana 5 ukajya he wasiga umugore mumaranye imyaka 20 ukajya he mba imbaraga zanjye arasizi intege nke zanjye arasizi kandi umugore wanshoboye nawe niyoroshye naka umugore washoboye umugore wanshoboye sha niyoroshye iyo ngeze mu rugo ncisha makeya kandi nanjye iyo nishashije acisha make kuko nta nkube ebyiri mu kirere turaziranye ubwo nyine nishajije mbanzi neza nyine mbanzi ibyo nteje nyine uko biza kugenda nanjye rero yishajije abazi neza cyo gihe murumvikana mu kubaka urugo mu mahoro mugakora umuryango bana gukora agasuzuguro reka tubashimire reka tubabwiye ngo ni 0788541118 gukira ni nona kubohoka ni nona kwigira ikizere ni nona kwirukana inyatsi na karande ni nona ufite akawe wese akazane uwagutwariye umugabo amurekure uwagutwariye viase amurekure ukwirukanisha mu kazi areka akazi kawe urwanya intebe wicayeho arekura intebe zawe ibyo turabitegeka mu izina rya Yesu amen nawe ufite amadeni y'abantu w'ibyaha washize utemera ubishyure yabagiye babuhura abantu ku madeni kura n'umuntu ari kukwirukankaho akwishyuza ideni rimaze imyaka 20 iyi ni nubwo muri mu ideni nawe afite karande y'iwabo wase n'iwabo wa nyina yo guhangana ibyo narabivuze ubwo urari umuntu ideni ry'imyaka 20 wirukanka ku ariko Zakayo yabigenza ati yishyuye ariko Yesu yari yahaje mu rugo none Zakayo gakwishyura Yesu yari yaje mu rugo kandi aho Yesu ageze mu rugo hari amafaranga none se umuntu Yesu ataraza mu rugo yakwishyura gute Bosa Yesu azazira mwifurije ko uya je amadeni cyese hari amadeni hari na madena ariko kumuwango kera ngo mu myaka 20 warundi mu ideni koko iyi myaka 10 ishize ubohora umuntu ku ideni ukarisiba kabataba batayimoni wo gura nirukanka ku muntu barangire ko hari umuntu kwisirikaho ideni ryanje akazajya kwishyuza shahara abagabo bari muri Bibiliya wabonye mu wami wa kabiri wishe bime muri se arapfuye asigara ari umugore we ari mu ideni umugabo araza ati nyishyura umukecuru ati umugabo twashyinguye ejo bundi ati ndatwara bukuru na butoya ajya kumutwara abana 2 sha cyane rwose yemba we ku ideni mujye mugira impuhwe ariko mujye mugira impuhwe ku ideni mutabazi navuze ngo imbabaga nyishyuza ukabivuga nabi ndagukupati wabwinuka ngakuboroka none se yakuriki kugira ngo wirirwe ushwana n'umuntu agutesha umutwe muri mideni mubwira uti ntaraboneka nakomeza
buriya wanamuboroka kugira ngo utekereze ahubwo icy'abana barya. Hari igihe umuntu akwishyuza wowe uri gutekereza icy'abana barya, akari kuvuga ati wanyishyuye 500 yanjye, wanyishyuye 100 ryanjye, kandi wowe uri ku musonga wo kwibaza ati ndatunguka mu rugo gute, nta makara, nta kawunga, nta ndagara, nta gaze, akurimo ati wampaye amafaranga yanjye, wampaye amafaranga yanjye, wampaye amafaranga, ariko we mu mutima wasaze. Umugore kuguye ati nta makara, nta gaze, umwana yiri wanyonga, ikindi nacyo kiri inyuma yawe, wanyishyuye. Use wakemura iki? Mwebwe na apotre mutazi mufite kandi kutishyura. No, cyose hari umuntu wabonye uri kunyishyuza. Apotre murakaza bana. Uyaje waba wo nabandi mwideni yaza tukabyumvikana. Ijini ryarapfuye. Yego. Murakoze cyane. Urakoze na Rube. Yego. Nanjye gushaka nona. Nawe ni nona. Yego.